What's up everybody, it's your boy MC. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu wagendera ugiye kugura phone muri iyi minsi tugezemo mu 2026. Abantu benshi bakunze kujya kugura phone, but most of them uretse kuba bavuga ngo brand, ngo storage, ngo bla bla bla, ariko ibintu by'ingenzi akenshi ntabwo baba bazi kubireba bikenewe cyane. Muri iyi minsi rero abantu bagiye kugura phone birengaza ibintu by'ingenzi, akenshi usanga bagendera kuri storage cyangwa kuki, ariko ibintu by'ingenzi most of the time ntabwo babireba cyane. Kuri hamwe ibintu bitanu by'ingenzi ugomba kureberaho ugiye kugura phone. Ikintu cya mbere ukwiye kureba ni kimwe, ese nta kintu cyahinduwe kuri phone? Ni naho hano ruzingiye for most of the people, kuko iyo phone batari ikintu na kimwe bahinduraho means iyo phone ibiri perfect, ikora ibintu byose neza cyane. Ibyo bintu wabireba gute? First of all, abanza ukareba ibintu, ukareba ko iri muri good condition. Ndavuga hano inyuma bisanzwe, inyuma bisanzwe ameni nahanga ukabona ko screen itamenetse cyangwa se na scratch ifite, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nyuma yo kumaze kubona ko sasa phone yawe nta kibazo na kimwe ifite, ikintu kiba gikurikiyeho muri make umaze gucekinga usanze ko phone yawe isa neza everywhere, nta scratch, ntabwo imenetse, ifunze neza hano amaburo ya screw zose zirimo neza. Iyo niyo inspection ya mbere ugomba gukora. Iyo inspection rero ikirangira, ikintu kiba gikurikiyeho no kumenya ngo ese phone ni waterproof cyangwa se ntabwo waterproof. Phone ya waterproof ni yani ushobora gushyira mu mazi ukaba wamaramo nk'iminota 5 phone ukayikuramo igakomeza igakora nta kibazo. Kandi kugira phone iba waterproof babisaba ngo ntihagire ikintu na kimwe baba barahinduye kuva ivuye ku ruganda, itarigeze imenekaho, itarigeze du scratch, nyine iri perfect everything. Kugira rero umenye ko phone yawe iri waterproof, uraza ugakuramo aka sim tray akangaka, then ukaba waza ugahuhamo hano cover tu. Iyo ukumva umwuka uratambuka most of the time your phone ntabwo ari waterproof, ariko iyo umwuka udatambuka ukumva nyine uri kugupezamo hano means your phone nta kibazo na kimwe ifite, biri waterproof, means nta kintu barahindura. Iyo umaze kuverifyinga ko iyo phone ugiye kugura nta kintu bahinduyeho, abakurikiyeho party ya kabiri kureba ese phone ugiye kugura isupportinga ize sim card. Ushobora kugura phone ari nshyashya, ari nziza, imeze neza ahantu hose, ariko ugasanga ntago ifata sim card z'igihugu urimo. Ikintu tukora uhita ujya muri settings zayo, ukamanuka ukajya muri general, nkaguca ndimo kubikora as you can see, ukajya muri about, ukajya ahantu handitse carrier lock, ukareba ko hatanditseho sim lock cyangwa sim locked cyangwa no carrier restriction. Iyo hariho sim locked means your phone ntago iba yafata sim card z'igihugu urimo, bisaba kubanza kwishyura bakabanza kuyikora. So that was the second part ugomba kureba ko phone ugiye kugura yakira sim card z'igihugu urimo cyangwa se igifungiye hanze. So igice cya gatatu ikindi kintu ukwiye kureba, ugomba kureba ko iyo phone itari reported. Hari ukuntu abantu bashobora kugurisha phone nowadays bibaho, ugasanga iyo phone bakoze icyo bita bypass. Ugasanga phone yari iri cloud y'undi muntu, irimo password, ibintu nk'ibyo. Hari abatekinisiye hano hanze babikora bakayikorera icyo bita bypass, ujya bakoramo password cloud, then wewe wajya ureba ukabona phone imeze neza, kumbe haracyari cloud y'undi muntu. Ibyo bintu se biteza ikibazo gutembaza. Ibyo bintu biteza ibibazo mu buryo bubiri. Bishobora kuza mu gihe iyo phone habaye nk'ikibazo runaka bigasaba kuyiforomata. Rero iyi foromase bahita bakubaza account y'umuntu wa mbere, kandi iPhone murazizi biragoranye, aho ngaho uba wahombye already. Icya kabiri ni igihe phone wenda ishobora kuba yarabereye ibyaha cyangwa se yarabaye lost, then ugasanga wenda urayiguze, then ugasanga ngo bayitrackinze. Bikunda kubaho, abantu benshi bagiye bahura nazo, even haba abacuruzi haba abaguzi. Muri make ugomba kumakinga sure ko phone ahantu uyiguze hizewe, kuryo wagera n'ikibazo ukaba wababona. None ikindi kintu ukwiye kureba ni battery life.
phone yose uzajya ugasanga iri muri service means your battery bikeneye guhindurwa, ugasanga iri munsi ya 80 cyane cyane ku ma iPhone, iyo ngiyo bikwiye guhindurwa. None the next part, ubu ukwiye kureba ko iyo phone ibyo byose bamaze gucekinga ko inyuma hasa neza, ko ifata simukadi zo mu Rwanda, ko ifite source yizewe. Aho na source yizewe ugomba kumakinga sure ko like baguhaye invoice cyangwa se kigaragaza ko wayiguze, kuryo ni ikibazo cyaba nyuma you will get like a refund cyangwa se ugufasha. Naco ni icy'ingenzi. None ikindi cya nyuma tugiye kureba cyane mu gihe ugiye kugura phone, like nyine ukaba wizeye ko uguze ikintu kizima. The last part, ugomba gucekinga ko iyo phone uguze ifite icyo bita warranty. So byari ibyo ngibyo kuri iyi video. So in another video tuzamenyesha ikindi, mukore subscribe, like, comment, things like that.